ndimo kubasobanuraho ikintu byinshi bizajya bibaranga. One kintu cyabo ntabwo bajya baherezaho undi muntu azigisha. Akenshi bamara nk'umwaka wose cyangwa imyaka 2 cyangwa 3 nta wundi mupasiteri bahereje ngo yigishe, kiretse uwabo akoresha izo mbaraga baba batumiye avuyemo hanze cyangwa se azikoresha muri icyo gihugu. Noneho ubw'icyo gihe niyo mpamvu nari ndimo kubabwira ngo nibo badatangwa no kwihereza ibyubahiro. Imana idufashe cyane. Kandi niyo mpamvu nari mvuze ngo reka dusome ijambo ry'Imana ari mu Migani ibice 29 ku murongo wa 23. Aravuga ngo ubwibone bw'umuntu bizamucisha bugufi, ariko uwicisha bugufi mu mutima we azabona icyubahiro. Imana idufashe cyane. Niyo mpamvu bariya nibajya bashaka kwishyira hejuru hari igihe kizagera bagacishwa bugufi. Imana idufashe cyane. Reka some kuri 25 naho aravuga ngo gutinya abantu kugusha mu mutego, ariko uwiringira Uwiteka azaba amahoro. Imana ishimwe cyane. Hari benshi rero babona bitewe wenda n'urugero ku by'ibyubahiro bakumva yuko biringiye abantu, ariko iri jambo ahari tubwiye yuko uwiringira Uwiteka ari we azaba mu mahoro. Noneho abo ngabo nari ndimo kuvugaho nibo bagwanira cyane ibyubahiro kurenza ibindi bintu byose. Barumva ibyubahiro ari byo bigize, kandi niba ushaka icyubahiro wihereje atari Imana ikiguha, ntabwo uzamara igihe kinini n'ubundi uzongera usubire hasi, kubera ko icyubahiro uzaba wacyambuye Imana cyose wakiherejeho. Imana idufashe cyane. Rero ubw'icyo gihe nababwiye ku mavuta agera kuri nari maze kuvuga 2, noneho reka mvuge andi ya 3. Aya 3 bakoreshaga yari amavuta yitwaga Nkoraho Nkukurikira. Yayakoreshaga kenshi kubera yabaga afite kondisiyo agomba kuzajya agenderaho. Niyo yakoreshaga ari ku bakobwa cyangwa se ku bamama, kugira ngo izo kondisiyo bari baramuhaye. Benshi babaherezaga kuzajya baryamana n'abakobwa buri uko bazajya barangiza kwigisha iteraniro, kandi abakobwa batari baryamana n'abandi bakuru. Ubw'icyo gihe babigenderagamo bagakora ibyo byose. Niyo mpamvu abenshi b'iki gihe nta bapasiteri ntabakiyita abapasiteri, ntabiyita abakozi b'Imana, ahubwo benshi babonye aho harimo inyungu basigaye biyita ko ari ba profete, abandi bagenda bihereza amazina atandukanye. Ariko iki ntabwo mvuze yuko aba profete batabaho, ariko hari ababyiyitirira, hariho n'abo Imana yatoranyije. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana tubwira ngo hari 7,000 bitari byafukamira Bayali. Ariko rero ubw'icyo gihe ugomba kuba maso kugira ngo uzamenye muri ibyo 7,000 abaribo. Benshi b'iki gihe barimo kwihamagara, niyo mpamvu abenshi batahamagawe n'Imana, ahubwo barabizamwo bazi izindi nyungu barimo gukurikira. Imana idufashe cyane. Rero benshi babigenderamo batazi impamvu yabyo. Niyo mpamvu icyo gihe naje kuguma aho ngaho mu nkambi, nk'uko bagendaga banzanira buri kimwe cyose. Abadayimoni ni ukuvuga ngo baragenda bazaga banzaniye raporo z'ibyo bakoze. Naje kuguma aho ngaho nge nakomezaga nkora nk'ibyo bo bashakaga ko ngomba kuzakora. Noneho ubw'icyo gihe niyo mpamvu nababwiye ngo narakora neza, ariko bakampemba igihembo cya ziriya nkoni zo navuze. Rero ubw'icyo gihe naje kuguma aho ngaho, twakomezaga dutera mu buryo butandukanye. Hari ubwo twakurebaga uri umukristo tukavuga ngo uriya muntu rero arajya asenga, ariko nta jambo rimubamo, ntabwo abona umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu akenshi usenga ariko nusoma ijambo ry'Imana ntabwo uri umukristo wubatse neza. Niyo mpamvu akenshi wakwiye gusenga urangije ugasoma n'ijambo ry'Imana, byose bikakubaho, noneho ugakunda n'ijambo ry'Imana. Benshi b'iki gihe impamvu barimo kuyoba, barimo gukurikira abo ngabo biyita abaprofeti, ntabwo bagikunda ijambo ry'Imana. Ntabwo ari bibi kuguhanurira ko ugiye kubona n'ibyiza, ariko akenshi ari ibintu baduhanurira, kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo isi n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka. Bivuze ngo babihanura bareka n'ubundi nta kibuza Imana izabikora. Imana ishimwe cyane. Noneho ubw'icyo gihe twaje kuguma aho ngaho. Noneho abaprofeta bo nari ndimo kuvugaho akenshi baraguhanurira, barangije bakanakubwira amafaranga ugomba gutanga. Hariho n'abiheresha ibyubahiro byo hejuru bavuga ngo kugira ngo tubonane uzajya atanga amafaranga runaka kugira ngo muzabonane nawe. Ariko ibyo byose muzamenye yuko ari business. Akenshi hariho n'ubwo baguhanurira ibintu bikazanasohora, ariko ntabwo bizaba byanyuze ku Mana, bizaba byanyuze ku badayimoni. Kubera iki? Buri muntu wese abakorera nibo bagomba kuzabona ibyawe byose.
noneho bw'icyo gihe twaje kuguma aho ngaho. Byari ngombwa yuko dukomeza dutera abakristo cyangwa se ari itorero, twavuga ati itorero ntabwo tuyishaka, tugomba kuzayigusha. Twabanza kunyura mu bapasiteri cyangwa se abayobozi bo hejuru, tukabateza kutumvikana kugira ngo bajye bahurira ku kintu kimwe. Kandi iyo mutarimo kumvikana, muba murimo guterana, muba murimo gukora umurimo w'Imana muteranya imigongo. Niyo mpamvu ntabwo muzawuzamura ngo ujye hejuru bishoboke. Noneho naje kuguma aho ngaho, hari nubwo twajyaga gutera tukavuga ngo iriya korali ntabwo tuyishaka, niyo tuzaheraho. No muri korali tukabateramwo kutumvikana. Niyo mpamvu niba musenga Imana ari mu rusengero runaka, icyambere mwagakwiye kujya muhuza umutima, mugakundana. Kubera ko Imana yacu yitwa rukundo, ntabwo izamanukira mu bantu badafite urukundo ngo bahuze umutima. Twaje kuguma aho ngaho tukavuga turiya muntu nubwo asenga agasoma n'ijambo, ariko byaramunaniye gukora n'amasengesho n'umunsi umwe mu kwezi ngo yiyirize. Benshi bakanga kubikora, bakavuga ngo Yesu yarabikoze kugira ngo azaducungure. Ati noneho twebwe turiyiriza ku gihe mpamvu. Ariko nawe wagakwiye kubikora kubera ko hari ikintu cyaba kikubabaje kugira ngo kizaveho. Hari ijambo ry'Imana iryo nasomye ravuga ngo abadayimoni abo ngabo baba bateye abantu akenshi bakugwaho no gusenga no kwiyiriza ubusa. Ariko benshi ibyo ngibyo bajya kure yabo, bagashaka kugendera mu nzira zabo, bagashaka kwiyorohereza. Abo benshi nabo urungu bakugira ngo bajye gusenga, bavuye ngo tugiye gushaka Imana, baragenda bavuga ngo reka ngende bampanuri, abandi bakagenda ngo reka ngende kugira ngo bandebereye. Buriya njya mvuga nujya ubwira umuhanuzi ngo mpanurira agahita atangira akaguhanurira, ntago azaba guhanuriye iby'Imana, azaba akubwiye ibye akakubwira n'ibyo akurebaho. Benshi rero bagendera muri ibyo ariko batazi ibyo ari byo. Niyo mpamvu Imana benshi bo bayigize nkaho ari nka telekomande, ukanda nka kuriya wafungura televiziyo irangije igatangira kuvuga. Nujya ugenda ku muntu ukabwira ngo aguhanurire, azaba arimo kukubwira ibye, ntabwo bizaba ari iby'Imana. Imana nayo ntabwo ari iyo ucomeka ngo ihite itangira kuvuga. Benshi baragenda bakabashakisha kugira ngo babahanurire. Nta kibazo bo isaha iyo ari yo yose baguhanurira. Kubera ko impamvu baguhanurira ni ukubera ko imbaraga zabo ntabwo bakorana n'Imana wo mu ijoro, baba bakoresha ibindi. Ntabwo wavuga ngo umuntu yaza ngo mpanurire umwanya uwo ari wo wose, cyangwa akifata akavuga ngo ngiye guhanurira abantu 5 n'indangiza ndetse. Kandi tuzi yuko urongorwa n'Imana ari ubuhanuzi bw'Imana. Nta mubare w'abantu uvuga ngo ngiye guhanurira abanindangiza amagarikira ahangaha. Imana idufashe cyane. Twagumye aho ngaho rero twateraga mu buryo butandukanye. Noneho hari nubwo twavuga ati uriya mukristo ariyiriza akanakora n'amasengesho. Buri mudayimoni wese ubundi yabaga afite Bibiliya yandikishijwe n'ibintu by'umutuku, yahitaga avuga ati uriya muntu uko bimunanira gukora amasengesho yo kwiyiriza iminsi 3 agakora y'umunsi umwe, abadayimoni bose bakavuga ati tugiye kumukorera na twebwe ay'iminsi 3, nabo bakakwiyiriza kugira ngo bazagugushe mu cyaha. Imana idufashe cyane. Rero benshi baragendera mu bintu batazi. Niyo mpamvu imyuka turwana nayo ntago ari y'inyama n'amaraso. Niyo mpamvu dukwiye kuzura imbaraga z'Imana kugira ngo tuzabashe kuyitsinda. Noneho bw'icyo gihe naje kuguma aho ngaho. Uko twakomeje dutera, ni ukuvuga ngo umwaka wa 2015 muri gihugu hari amasengesho ateye ubwoba. Niyo twabaga muri iyo nkambi. Noneho bw'icyo gihe baravuze ngo rero iki gihugu amasengesho yabo arimo kutubangamira cyane, kubera ko ikambi twabagamo hari ubwo twagira aho ngaho tukumva haragwamwo ibintu bimeze nk'amabombe. Twaje kuguma aho ngaho, barangije bakora inama, abadayimoni barajya gupresenta izimu ibintu bagiye kuzajya gukora hano ku isi. Birangije bamwe baragiye baravuga ati tugiye kuzafata amazi kugira ngo tuzayajyane ahure na Tanganyika, noneho Burundi igisagara cyose kizahita gitwagwa n'amazi kugira ngo tuzajye tubona amahoro muri iri kambi. Birangije barabikoze uko nguko, barangije amazi barayazanye, bagombaga kuyahuza na Tanganyika kugira ngo bizahite bihura habe umwuzuri, noneho igisagara cyose kugira ngo kizatwaho. Ariko icyo nkundira nuko bagabye ibyo bitero bagasanga mu gihugu nanone harimo abantu basenga Imana kandi biringiye Uwiteka. Niyo mpamvu abantu uko basengaga 2015 iyo baza gukomeza iryo sengesho, ubu ngubu igihugu cy'u Burundi kiba kiri ku yindi level, kiba kiri hejuru cyane. Noneho barazanye ayo mazi, barangije bayanyujije aho bajya bita ngo ni mu gatunguru. Barangije bo bashakaga bazayanyuzeho hose bahita haba umuzuri, ariko ntago ariko byaje kugenda. Noneho kubera ko hasanzemo abantu basenga Imana, yahise anyura igice kimwe ahandi biranga. Noneho mu nyuma baravuga ati ibi ngibi by'amazi biranze, none ikindi kintu tugiye gukora,
tugiye kuzafunga imihanda tuzajya tuyishyiramo ibintu byinshi by'ibiti ku buryo n'amamodoka atazabona n'ukuntu agenda. Nabyo barabikora, habayeho bike cyane ku buryo hajyaga hagwa nk'imvura nkeya ariko bikazuzura ibiti bikazuzura mu muhanda ku buryo n'amamodoka yajyaga abura uko agenda. Birangije ibyo byose cyabikuyeho kwabaye gusenga Imana cyane. Niyo mpamvu buri kintu cyose mukwiye kujya musenga ubudasiba, kubera ko ijambo ry'Imana ryaratubwiye nta kintu Imana izakora itibiye ibanga abasabyi babo. Ikintu cyose mujye musenga kugira ngo Imana izajye ijya kubikora yabanje kubibira ibanga. Birangije baravuze ati iki gihugu n'ubundi ntabwo twarekera aho ngaho, tugiye kuzagitera ubugira kandi tugiye kuzoherezaho umudayimoni azaze abyarireho abana batatu. Uwo mudayimoni yagombye kuza baravuga ngo azabyarireho abana batatu. Abo bana baravuga ngo umwe azamwite mu gihugu cyose hazabeho gutemana, undi wa kabiri azamwite hazabeho inzara idasanzwe, uwa gatatu hazabe uburwayi mu gihugu budasanzwe. Birangije nawe yaraje agiye kubyara iyo nda, arangije apfira kuri iyo nda. Noneho aho ngaho bigaragaza yuko habayeho imbaraga z'amasengesho. Birangije twebwe twabonye yuko imigambi yose twari twapanze irimo kugenda ifa kubw'amasengesho y'abantu basengaga muri iki gihugu cy'u Burundi. Birangije twebwe twaje kuguma aho ngaho, byabaye ngombwa yuko nanone hantu twabaga twakomeza twumva amabombe agwamo cyane, tukumva amabombe aragwamo. Noneho muri abo bari bampaye harimo abantu bazana ibintu bitandukanye hano ku isi. Hari abazanaga ibintu amafashoni cyane cyane b'abakobwa, abo ngabo bayazanaga twabaga hari ababyisigaga bitewe n'umuryango babaga barimo. Ariko hari ahantu inyuma nasimbutse nababwiye ko ndi bugende mbicyagagura kubera umwanya mutoya. Noneho inyuma kugira ngo bazashire mu wundi muryango ntangire gukorana nabo, baje kunyambika impeta ku ino ryanjye ry'ububavu. Bamaze kuri nyambika ryasobanuraga undi muryango uwo ninjiyemo. Ariho n'abantu benshi bagenda bareba iby'abadayimoni bakoze, nabo bagatangira kugenda babyambara, bakambara impeta ku mano cyangwa se bakambara necklace ariyo shinete ku maguru. Niyo mpamvu benshi iyo umaze kubyambara wabaga wikonekitinze mu wundi muryango, uba winjiye mu wundi muryango. Ni ukuvuga ngo ibintu bizakomeza bikugwanya bizajya biba ari byinshi. Kubera iki? Uzaba winjiye muri uwo muryango w'abo badayimoni kandi we wari uzi yuko ari ibintu bisanzwe. Noneho abandi bakobwa nabo abo ngabo abo bari bampaye bagombaga kurekera inzara zikaba nini cyane kugira ngo bajya kuvanamo umutima umuntu bizajye biborohe. Ariko ugasanga uri mu itorero nawe urasenga, nawe waraziretse urazitera ukagira ngo urarinda kuzajya nawe ukuramo imitima abantu. Imana idufashe cyane. Benshi rero bagenda bakorana n'ibyo abadayimoni. Niyo mpamvu abenshi bo mu itorero baragenda bavana ibintu byo hanze bakabizana mu itorero, aho kugira ngo ibyo mu itorero babijyane hanze kugira ngo abenshi babohoke. Noneho icyo gihe abo bakobwa nanone bagombaga kujya bisiga ibintu ku minwa kugira ngo ntibizajye bigaragara yuko banyweye amaraso. Ariko Bibiliya yo ikintu tubwira, Abisirayeli bisigaga ibintu ku nzara no ku minwa, babaga ari abari mu mihango kugira ngo ataza gutumbera ahera h'Imana, cyangwa se umugabo we namubona aze kumenya yuko ari mu bihe bibi. Ariko ab'iki gihe bo bagiye mu mihango idashira. Noneho benshi babigenderamo ariko batazi ikintu bariho. Niyo mpamvu twebwe niba twaramenye Imana, benshi baravuga ngo agakiza kabamwe imbere, ati nubwo nabikora kuri uyu mubiri nta kibazo, ariko bakirengagiza yuko uyu mubiri twambaye ari wo uzakorera undi mubiri kugira ngo tuzabashe gutaha mu bwami bw'Imana. Benshi rero babigenderamo batabizi bakavuga ngo agakiza kabamwe imbere, ariko umuntu azavuga ngo agakiza kabamwe imbere azaba abeshye cyane. Niyo mpamvu akenshi iyo ugiye kwa muganga usangaho icyapa cyanditseho ko ari kwa muganga, ugiye muri resitora usangaho icyapa byanditseho. Niyo mpamvu ibintu tuzajya tugusomaho inyuma nibyo bizajya babikurimo imbere. Ubwo ngubwo icyo gihe twaje kugumbaho dutera amatorero mu buryo butandukanye. Niyo mpamvu nababwiye ngo ndagerageza kubihina bitewe n'umwanya. Akenshi ababi baba babishaka byose bategura igiterane nk'iby'iminsi 3 cyangwa 4 niho bihita bigenda neza. Noneho ubwo icyo gihe twaje kugumaho ngaho. Noneho dutangira kumva nanone bya bintu bimeze nk'amabombe bigwa muri iyo kambi. Haje kugera igihe rero baratubwira ati tugiye kuva aho ngaho muri iyo kambi tugende, kubera ko harimo kugwamo ibintu bimeze nk'ibibombe. Byabaye ngombwa yuko twongera kumanuka dusubira ikuzimu. Tumaze kugerayo byabaye ngombwa yuko dusanga naho ibyo bintu by'ibibombe birimo kugerayo.
twahise twimukira mu kindi gice. Tumaze kwimukirayo twaje kuguma aho ngaho. Hari umupasiteri aho twari twarahereje imbaraga kugira ngo azajya akorana natwe. Birangije haze kugera igihe aravuga ngo arabivuyemo, kubera ko akenshi iyo wabigiyemo urumva uzigisha n'imyaka ingahe irangira ari we gusa. Akenshi nabo barananirwa bakifuza icyatuma babivamo. Ubundi kubijyamo biroroshye, ariko kubivamo ntabwo byoroshye. Niyo mpamvu akenshi hatabayeho ukuboko kw'Imana, akenshi iyo umaze kubivamo nawe itupfa bikarangira. Ariko niyo mpamvu iyo ubivuyemo Imana ikakurinda, ibishaka kugira ngo uzakore umurimo wayo. Noneho icyo gihe byabaye ngombwa yuko tuguma aho ngaho. Noneho aho ngaho ubwo twamuteraga uwo mupasiteri, twasanze yambaye izindi mbaraga z'Imana. Tumaze kuhagera twasise dutwika ibyuma byose, kubera ko ari twe twari twabimuhaye, byose birashya. Birangije tumaze gusohoka twageze hanze dusanga turi 8 twenyine, kandi tari twinjiye turi 10. Icyaje gukurikiraho bahise bavuga ngo rero ko tureba atwirukanye tukaba twagiye, kandi 2 bakaba bahasigaye. Twageze ikuzimu, tumaze kugerayo baravuga ngo rero wowe genda ushakishe bariya 2 bagombe kuzamusimbura. Naragiye ndabashakisha, mvuga ati reka nzabashakishe kugira ngo nzababone. Narabashakishije ku isi ndababura. Barambwira ngo nubabora uzagenda uzane abantu 2 bazabasimbura. Abo ngabo bagomba kubasimbura babaga ari abantu bagutoranyiriza abantu ugomba kuzabasimbuza, kandi basenga banakorera Imana. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ubegere ntabwo byabaga byoroshye. Ariko hari ahantu byageraga bakadutumaho urugero nko ku muntu w'umukiranutsi ariko yakijijwe. Noneho ubwo ngubwo bakamuherezaho n'urugero nk'impanuka. Noneho amaze gupfa bakavuga ati rero uriya muntu muzagende mu muzane. Noneho haragera igihe uwo muntu nyine, kubera ko yabaga akiranukiye Imana, buriya iyo yamaraga kuvamo umwuka hahitaga hamanuka abamarayika 2. Mwaragenda aho kugira ngo mumwegere mubone n'ishusho ye, mukabona ari ikintu gikayangana ku buryo mutabasha kumubona. Rero haje kugera ubwo bavuga ati rero mumwihorere, muragenda nibajya kumushingura, nimurangiza muhitemo umukurayo mumutuzanye. Rero haje kugera igihe noneho kwa kundi mujya kumushingura, marayika umwe yagenderaga imbere, undi akagendera inyuma. Mwarageragaho umushingura, mumaze kugerayo nanone kwa kundi mumuririmbira murimo kumusezeraho, hahitaga hamanuka abamarayika benshi cyane bafite ibyuma byose, barimo gucuranga bakira umugeni. Niyo mpamvu buri muntu wese niba warinjiye mu gakiza usenga, wifurije kuzapfa nk'uko abakiranutsi bapfa. Noneho icyo gihe ikintu cyaje kuwushimisha. Noneho harageze ubwo abantu bataha. Bamaze gutaha hagombye n'abamarayika bose nabo basubira mu ijuru, ariko hasigaye abamarayika 2 barinda umurambo wiwe. Barawurinda kugeza igihe wose ushiriye, bagahita babona gusubira mu ijuru. Noneho icyo gihe niho twahise dukomeza tuguma aho ngaho. Twagumye aho ngaho. Noneho aho ngaho baramudutumagaho ngo tugende tumuzane, bikanga burundu, ku buryo nubwo bagutuma ngo uvaneho umusatsi cyangwa se urwara bitari bushoboke. Niyo mpamvu umuntu akiranukiye Imana, asenga Imana, akenshi baba bazi yuko umuntu apfuye umubiri wihita ugenda ikuzimu, abadayimoni bakawufata. Ariko nubwo yashikana yarakoreye Imana, n'umubiri we nta mudayimoni yabaga yemerewe kuwegera. Noneho twagumye aho ngaho, baravuga ati rero uzagenda ushakisha abantu 2 bazabasimbura. Naragarutse ndabashakisha ndababura. Baravuga ati we nubabura, n'ubundi bari baragutanzeho ikimazi cyangwa se igitambo kugira ngo bazakubage bakurye. Rero nubabura bagomba kuzakubaga bakakurya. Rero twaje kuguma aho ngaho.